byagenda kose sha aya ni amahirwe umuntu aba agize ndayatoye ntabera mu buzima bwanjye, ariko ngomba kuyarira byanga byakunda. Aya ni amahirwe Imana impaye. Ya besi we, ya besi ngwino hano sha, ngwino hano nzanira agatebe aho mu nzu mbe nicayeho nkubwire ibyo uri bunkorere. Banguka n'agatebe aho ngaho mbe niyacariyeho ubwire ibyo uri bunkorere. Koko ni ubwa mbere mu buzima, ariko ndayarya. Ndayarya gute? Ndayarya. Mwana we rero ibintu bimbaye biragaho nagahoma mu gize gutya ndazamuka, si kugira ngo nari ngiye hehe, byari binyobeye. Ariko ndazamutse nitoreye icyitwa amafaranga, ariko nta kintu umuntu arya muri iyi minsi, ni umuceri wonyine. Ubu rero ikintu ugiye gukora, aya mafaranga ugiye kugenda angahera ntayashobora kuyabara se kubona iringahe. Aya ngaya agenda uyanguriremo ibiro 5 by'umuceri, tuzarya ejo cyangwa ejo bundi, ariko ahangaha tumaze igihe kirekire. Undi yaguremo ibiro 5 by'umuceri, hanyuma baguhe n'akarito k'amavuta. Ubu nta kindi kintu twarya uzanemo n'ibirayi ibiro 10, baguhe ibiro 5 by'umuceri, baguhe akarito k'amavuta, baguhe n'ibiro 10 by'umuceri. Baraguha ibiro 5 by'umuceri, hanyuma baguha akarito k'amavuta, barangiza bahita baguha n'ibiro by'ibirayi. Banguke kurya agafiriti, umuceri mwiza, tuzarya paka. Simbuka genda urya akantu kujyana bagushyiremo. Banguke kandi nabirya gute koko, narigenje ntabera kurya ruzungu. N'isuku ibyo bintu byose ugiye kwandikira amafaranga ni menshi cyane. Niba yifite yose uko yaba agiye gutwarira rimwe gusa ubundi yangana ntabwo yangana ntabwo hayibumbi muri 100 twayarya n'usuko kugira 50 wabitanga umuhaho wose
kunywa igikoma cyonyine nicyo kizamukunda wese umuntu agiye gufata ibintu yarya umunsi umwe ibiceri 50 nubwo bakubonye bagira ngo